cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbona. Awesome beautiful ladies and gentlemen, reka nizere ko mwese mumeze neza cyane. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukicara ugakurikira ibiganiro bya DON TV. Nk'ibisanzwe nitwa Badon, manje kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro agiye atandukanye. Amakuru bari hano ku mihanda, amakuru abari kugarukwaho cyane, ibintu bo tigeze wumva n'amatwi yawe. It's untold stories. Rero hano ngaha tubaza byose tukabikusanya tukabikugezaho 5 kuri 5, ubundi amatwi yawe tukaya blessing. Urabizi neza cyane ko ibundi yo wageze hano kuri DON TV ugakanda subscribe ugafungura notification, icyo gihe nta makuru namwe bagomba kugucika, bagomba kukugiraho 5 kuri 5, kandi ari amakuru ateguye neza, amakuru anononsoye, ibintu nawe ugomba gushema. Yaho dutanga ibitamo byiye rero kugira ngo dufate umwanya nk'uyu dutegura amakuru nk'ayanga tuyakugezeho, kugira ngo tugende twapdatinga ibintu bigenda neza, nta mpamvu yo kurusha umutwe. Wejya wicara utuze ubundi uvuge ngo reka nshyire kuri DON TV numve amakuru ameze fresh cyane, twatwice tukagutegurira mu kanya katari gatoya kabisa. Turi kubanza kugira ngo what's going on, hanyuma undi tukaza tuyakugezaho ameze fresh cyane. So rero nje nitwa Badon nkuko nabikubwiye. Reka ino nkuru toyevimuze njyaho kuri screen yawe yamaze kubonaho umuntu wita MLN Murinda Habi. Uri kubonaho kandi Badrama mwite Papa the Man, uri kubonaho Sky 2 wabagahe, ngiye kandi uri kubonaho wita The Ben. Iyi ni inkuru rero irenze cyane, ni inkuru iri hano hanze nayo iri kubica wo bita Badrama yifatiye wo bita MLN ku gahanga, nyuma yuko MLN yakoranye ikiganiro na Sky 2 byarangiye Sky 2 akagafata The Ben agatereka hasi kabisa, agahondagura kubijyanye na niri akavirutse gukora y'indirimbo ya Kitoko yitwa Thank You Kagame. Arimo aravuga ati nimba rero The Ben agiye kwigira service ubwo naze tumwakire muri industry nk'umukozi w'amakava. Avuga ati ntabwo The Ben yagakwiye gukora cover bitewe nuko afite ubushobozi buhagije, yakarakoze indirimbo nk'izo ba Bruce Melody, nk'izo bande bakoze abandi ba artist zo gufasha muri campaign y'umukandida ku mwanya wa president. Nibyo ngibyo Sky rero yarimo avuga, ndetse yagendeye n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Hanyuma rero wita Badrama ntabwo yabyakiriye neza, yarafashe yajya kuri Instagram apostinga ku ka video Sky ari kuvuga kuri The Ben, arangije ashyiraho amagambo menshi cyane, arimo aravuga ati MLN rero reka nkurabure ubaha amazina y'abantu kuko barayavunikiye, ahaho uri no kurengera kuko uri guteranya abantu n'abandi, ushaka kwereka isi ko The Ben adakunda igihugu. Ahangaha rero wo bita Badrama ari kugaruka avuga yuko MLN atiza imbaraga bano bahungu baba ari hariya nyine bishakashaka bashaka ukuntu barya, akabatiza imbaraga kugira ngo bagende bavuga abantu nabi, bavuga amazina yabo nabi. Aho yavuze ko ngo mu kiganiro MLN yakoranye na Sky 2 ngo ibintu byose Sky 2 yavugaga ari byo MLN yaba yamutegetse kuvuga. Ukunda igihugu, ukunda perezida wacu w'igihugu The Ben, yego uri umuhanga rwose, ariko wijya gukora amakava ubu ariko Irene ubu The Ben ari ku rwego rwo kujya kuririmbira kava imbere ya nyakubahwa perezida w'igihugu, akajya kuririmba indirimbo ya Kitoko kandi abanyarwanda bazi ko Kitoko bamuzi. Ngo ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye agenda akora, ngo ariko ibyo bintu bagenda babipanga. Ayo ni mu magambo ya Badrama niko we yabivuze. None arangira ati rero MLN reka nkurabure ubaha amazina y'abantu kuko barayavunikiye, ushaka kwereka isi ko Ben adakunda igihugu. Akomeza abubwira MLN ati aho ngaho wayobye rwose, wari unazi ko impamvu The Ben ari aho ngaho i Kigali atari uko USA yatakaba yari ahubwo ahari kugira ngo nawe abari agira ikintu afasha mu matora. Ubundi rero namwe mukaza mukajya hariya mukabeshya abantu mubabwira ibintu mutazi. Akomeza avuga ati ikindi rero mutazi nuko gukora cover ntabwo ari ukuba umuswa, ntabwo gukora cover ari ukutagira ubushobozi, ntabwo gukora cover ari iki, ahubwo ibona igihangano gikwiye gusubirwamo, hari ubutumwa byatanga, hari icyo byafasha, icyo gihe ukora cover biba ari ngombwa, ntabwo ari ikibazo. Ahangaha rero bari banavuze ko ngo uwo bita The Ben
Ben ngo ajye agaragara mu mashusho y'indirimbo ataririmbyemo. Hanyuma rero ahita muheza ugiye tuzarebe indirimbo ya Wiz na Tiwa uzareko bose ibyo ngibyo batabikoze kandi atari uko ari abahanzi batoya ari abahanzi bari hejuru. Ikindi kandi muri ayo mashusho abari bagarutse kubo bita Mutesi Jolly bavuga ko nawe ngo atigeze agaragara mu bikorwa bya campaign aho yibereye hanze nyine mu bindi bihugu nawe muri Showa Diroze. Ariko Badrama yakomeje amubwira ati ntabwo kuba umuntu adahari bivuze ko adashyigikiye campaign, ntabwo kuba umuntu adahari adakunda igihugu, ahubwo umuntu aho ari hose kuko n'aba diaspora ubwabo aho bari hose bafasha igihugu kandi bagira akamaro, bagira ibyo bafasha muri campaign, bagira ibyo bafasha mu bikorwa bisanzwe mu buzima busanzwe bw'igihugu. Aho rero nyuma aho bita Badrama yakomeje abwira Emirene ati buriya ikintu kimwe utaruzi nuko The Ben cyangwa se Mutesi Jolly ifoto imwe yonyine postinze irebwa n'abantu barenga 10,000 kandi icyo gihe abagize uruhare runini agira muri icyo gikorwa cy'ifoto ya postinze ati ngaho ugenda urebe kuri social media zabo urebe amafoto ba posting umunsi ku munsi urebe ibikorwa byabo nyine uburyo bakora follow up yuko campaign ziri kugenda ubundi ubone kugira ikintu uvuga. Rero aho ngaho bita Badrama yashoje abwira Emirene ati wowe rwose areka nkubwiza ukuri tireka nkurabure uri debe rya USA nyine mu burakari bwinshi cyane avuga ati hagarika rero gukomeza gufata amazina y'abantu yandagaza kuko ntabwo ari byiza na gatoya ibyo ngibyo bivemo. Gusa kuri iyo poste wo bita Badrama ya postinze abantu bamanutse muri commentaire nabo barabamubwira nabi cyane bitewe nuko Badrama mu minsi yashize yigeze yikoma umuntu bita Bruce Melody igihe n'ubundi harimo ibintu bya Team B na Team B bya The Ben na Bruce Melody, hanyuma nawe aramwiha bya danje abantu baje bamubwira ati yakweje undi nawe wari urimo uvuga Melody nabi sinzi impamvu uri kwiga ngo nta muntu wavuga The Ben nabi kandi nawe ujye ubikora ku bandi bahanzi ibyo ngibyo n'ubufana bukabije cyane. Ino cover rero The Ben yakoze ikaba yaragiye ivugisha abantu benshi kuko no kuri Facebook The Ben abantu yarapostinze ku munsi w'ejo amaze gupostinga iyo video abantu baramwiha cyane bamubwira ati ntabwo rwose wari ukwiye gukora cover, ufite ubushobozi wakaye gukora indirimbo ya nyayo yawe ku giti cyawe. Avuga ati kandi ntabwo iyo ndirimbo kuyizanamo amarangamutima ari ngombwa kuko ni indirimbo ya campaign, si ngombwa kuzana amarangamutima. Aho ngaho ntabwo biri guhura. Abantu benshi bagiye bamwiha rero haba kuri Facebook ndetse no kuri Twitter ubwo Minister utuma twishima Abdallah postingaga abantu benshi bagiye muri reply bashyiraho commentaires zitari nziza bavuga ati ntabwo The Ben yagombaga gukora cover. Ni The Ben rero ukomeje kwibasirwa n'abantu cyane mu bijyanye n'amarangamutima, mwangiza mu marangamutima kuko uko nagiye numva ngenda mbona abantu bagenda bigarukaho bavuga ko The Ben afite ihungabana mu bijyanye n'amarangamutima bitewe nuko abantu bakunze kumuvuga nabi kandi akanagira ubwoba bwo kuvuga ngo reka dropping indirimbo ye ku giti cye kuko abona ko abantu igita trendinga nkuko bikwiye noneho bamwota ku buryo budasanzwe. Rero akaba afite abari kuri pressure avuga ngo reka nkore ibintu byiza, uretse ko n'ubundi igihe ukeneye gukora ibintu byiza ugomba gukora kuri pressure kugira ngo ubone ikintu cyiza nyine kiraza gusatisfya abantu bagukurikira, abantu bagukunda, abantu bakunda ibintu byawe. Nuko nguko bimeze kuri no mihanda ngira ngo mwabyumvise neza cyane mba nabarabuye. Rero ikintu usabwa ni kimwe, we ntukave kuri DON TV, stay in touch, ujye kuri ibiganiro byacu. Wowe ikintu gusa ni kimwe, kanda subscribe ufungure notification ubundi ujye dukurikira 5/5 tukugezeho amakuru umunsi ku munsi, ntabwo ushaka gucikanwa na gatoya. Icyambere ukanda subscribe ugafungura notification. Njye nitwa Badon, twongeye gura mu nkuru yacu itaha.